utazinutswe, umucamanza utarakebwe, umucamanza udakiranuka, umucamanza udatanga icyacu, umucamanza utarabatijwe, nimba yibwiye kugirira neza, niba atekereje kujya neza uyu muntu wamutitiye habe na gatoya, ndagira ngo nagaze ku mugaragaro, nangariza abamurikiye, nangariza abazumva iyi video bose, Imana ntabwo igireka umuntu uyihanze amaso. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mwese abankurikiye, abo tubusanzwe tubana cyangwa se abo tugiye kubana muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mwese ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabazana ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo umumaro wo gutitiriza Imana. Umumaro wo gutitiriza Imana turasanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 18, turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Dutangire dusome. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ageze aribwira ati, nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo dahora azi iminsi yose akandushya. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo umumaro wo gutitiriza Imana. Umumaro wo gutitiriza Imana, iyo utitirije Imana, iyo usenze Imana ukayisenga ibihe byose, ukayisenga nturambirwe, Imana izana ubutabazi. Ntabwo turi mu gihe abantu bakwiye gusenga uyu munsi kuko ubabaye ngo ejo urangire, ejo utubireka, cyangwa se ngo usenge kuko ufite ikibazo, mu gihe ikibazo cyarangiye uhita ugahagarika gusenga. Ahubwo turi mu gihe abantu bakwiye gusenga Imana, bagahamagara Imana mu gihe bafite ibibazo, bagahamagara Imana mu gihe badafite ibibazo, bagahamagara Imana mu gihe baruhijwe no mu gihe bari mu mahoro, bagahamagara Imana. Tukaba mu bihe byo gusenga, tukaba mu buzima busenga, kuko umukristo, umuntu uba mu buzima busenga, ntabwo abura umwanya wo gusenga ngo nuko wenda agize akazi, nuko afite promotion, ko afite akazi akora igihe cyose, cyangwa nuko ibihe bigoye, cyangwa se nuko isengero zifunze. Ahubwo umuntu uba mu buzima busenga bitewe n'igihe arimo, arema ibihe byo gusenga, akarema ibihe byo kubana n'Imana, akarema umudendezo we n'Imana, akifukurira iriba rizamutunga mu gihe bigoye yuko ajya guterana n'abandi. Imana itugire neza cyane. Uyu mucamanza dusomye mu ijambo ry'Imana ngo yari umucamanza ukomeye cyane, ariko ngo ntabwo yubahaga Imana, nta nubwo yitaga ku bantu. Yari umuntu utabasha kugirira neza abaje bamugana, yari umuntu udakijijwe. Iyo umuntu yamutakiraga, iyo umuntu yazaga amugana bitewe n'uwo ari we, yashobora kumurengera cyangwa nagire ute, cyangwa namurengere. Haza kubonekamo muri uwo mudugudu umupfakazi wari ufite ikibazo cy'umuntu wamurenganye, ariko aramusaba ubutabazi, amusaba ko yamurengera. Uwo muntu aramurenganya, aramwihorera. Uwo muntu aramuriganya, amuriganya ibye byose. Reka dusipoze ko yari umutungo we, ariko aramuriganya. Umukecuru cyangwa se uyu mupfakazi aza kumenya amakuru. Yesu nashimwe cyane. Aza kumenya amakuru yuko hari mu gihugu cyabo harimo umucamanza ushobora kumurengera, ushobora kumufasha, ushobora kumutabara, ushobora kumwitaho, ushobora kumukemurira ikibazo afite. Aravuga ati, ubwo menye ahantu ubutabazi bwanjye buri, ubwo menye uwandengera aho aturuka, ubwo menye uwantabara aho aherereye, aravuga ngo reka ngende njye kumusaba ubutabazi, njye kumusaba ko yandengera. Biba ngombwa yuko ajya gusaba karibu, ajya gukomanga kuri wa mucamanza, amusaba ko yamurengera, amusaba ko yamutabara, amusaba ko yamugirira neza, amusaba ko yamurengera ku kibazo yari afite. Ariko ngo umucamanza, kuko tubaga Imana, kuko tubahaga abantu, kuko atitaga kubababaye, kuko atitaga kubakene, kuko atitaga kubarengana, ngo yanga kumurengera, yanga kumutabara, yanga kumwigaho, yanga kumukemurira ikibazo. Ariko
Imana ishimwe cyane. Ariko umupfakazi ntiyacika intege, uyu mupfakazi ntiyaharambirwa, uyu mupfakazi arakomeza aramutitiriza, kuko yabonaga nta handi ubuzima bwe buri, kuko yabonaga nta handi ubutabazi buri, kuko nta handi yabonaga yakura igisubizo cy'ikibazo, kuko yabonaga nta handi yaruhukira. Ariko aravuga ngo ngomba kumutitiriza kuko nta wundi mfite wandengera. Imana ishimwe cyane. Hari uburyo cy'umuntu aba mu kibazo ukabona n'ahandi hantu ubutabazi buri, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye guhishurirwa tukamenya ko ubutabazi buri Kristo. Abantu bamenye ko ubutabazi buri Kristo bashonje, bakaba bafite ibibazo, bakaba bambaye ubusa, bakaba ari abashomeri, bakaba bakeneye ko Imana ibatabara, bakaba bakeneye ko Imana yabakiza, bakaba bakeneye ko Imana yabaha agakiza. Mukaba mwarabashije kumenya yuko ubutabazi buri Kristo birasaba ko tumutitiriza, birasaba ko tumusenga udasiba, birasaba ko uba mu bihe byo kumuhamagara kandi ukamuhamagara ibihe byose. Uyu mupfakazi arareba asanga nta bundi buhungiro, arareba asanga nta bundi muntu wamutabara, arareba asanga nta handi yakura igisubizo. Aravuga ngo n'ubundi ni nkaho n'ubundi ndi mu bapfa, aravuga ngo n'ubundi niko kandi reka ngomeze mutitirize, ako ari uyu muntu nandambirwa azanyicire kuko nta bundi buzima afite. Hari igihe uba mu buzima bubi, hari igihe uba mu buzima bubishye, hari igihe uba mu buzima bugoye, hari igihe iyi si igucanga, hari igihe abantu bakugora, hari igihe abantu bakurwanya, ukagera ubona nta butabazi, ukagera kubona nta bundi buzima, ukagera kubona byagucanze, ukifuza n'urupfu. Ariko aravuga ngo n'ubundi narapfuye niba ari ugupfa. Aravuga ngo reka ngomeze mutitize, aho kwicwa n'iki kibazo, aho kwicwa no kurenganwa n'uyu muntu, aho ari uyu mucamanza nandambirwa akabura mutesheje umutwe ari uzanyice. Ngo aramutitiriza, mu gitondo akamutitiriza, saa sita akamutitiriza, nimugoroba akamutitiriza, mu gitondo agasubirayo, saa sita agasubira kumukomanga, nimugoroba agasubira kumukomanga, aramutitiriza. Amara igihe aniyarambirwa, niyasinzira, amanywa nijoro, akora musaba ubufasha, akora mwinginga, aravuga ngo wandengera. Umucamanza akanga kumurengera, akavuga ngo wanabara. Umucamanza akanga kumutabara, akavuga ngo wangaburira. Umucamanza akanga kumugaburira, akavuga ngo wandenganura. Umucamanza akanga kumurenganura. Ariko bimara igihe kinini amutitiriza, ariko amuburaho ubutabazi, ariko amaze kugomeza gutitiriza, atarambiwe, adacogoye, agumye mu bihe byo kuba imbere ye, agumye mu bihe byo kumubohora hafi, agumye kumutitiriza. Umucamanza abonye bimurembeje aribwira ati nubwo nubahe Imana, aravuga ngo ninubahe n'abantu. Uyu mupfakazi ubwo anitirije, ubwo anesheje umutwe, ubwo amaze iminsi aza imbere yanjye, ubwo amaze iminsi adasiba kuza imbere yanjye aza kusaba ubufasha, aravuga ngo ntabwo nari mfite gahunda yo kumurengera, ntabwo nari mfite gahunda yo kumutabara, ntabwo nari mfite gahunda yo kumukemurira ikibazo. Ariko kuko anitirije, kuko ambujije amahoro, kuko ambujije gusinzira, kuko ambujije kwiganira n'umuryango wanjye, kuko ambujije kwitemberera, agahora afatira aho mbone hose akasaba ubufasha, aravuga ngo reka mugirire neza ndebe ko namukira. Ngo umupfakazi agarutse ngo amukemurire ikibazo. Umupfakazi arishima, umupfakazi aranezerwa, umutima urabohoka, umutima wumva urishimye, umupfakazi agarura amahoro, umupfakazi agarura umunezero, umupfakazi agarura ibyishimo. Ijambo ry'Imana rivuze gute? Riravuga ngo niba, haleluya, Yesu nashimwe cyane, oh haleluya, niba uyu mupfakazi yaragiriwe neza n'uyu mucamanza, umucamanza utubaha Imana, umucamanza utazi ibyanditswe, umucamanza utarakebwe, umucamanza udakiranuka, umucamanza udatanga icyacumi, umucamanza utarabatijwe, nimba yibwiye kugirira neza, niba atekereje kugira neza uyu muntu wamutitirije, akavuga ngo reka murengere kugira ngo ndebe ko nabona amahoro, kuko yanitirije, kuko atahwemye kunabaza, reka mugirire neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yabuzwa n'iki? Izabuzwa n'iki kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Rero ngo ntabwo Imana yazireka, ngo kandi ntabwo yazirangarana habe na gatoya. Ndagira ngo ntangaze ku mugaragaro, ntangarize abamurikiye, ntangarize abazumva iyi video bose,
imana ntabwo igireka umuntu uyihanze amaso, imana ntabwo igireka umuntu wayisenze, imana ntabwo igireka umuntu wayubashye, imana ntabwo igireka umuntu wayihamagaye, umuntu wasenze, umuntu wayiringiye, umuntu wayikiranukiye, ntabwo yaba mu bukene, ntabwo yaba mu bigeragezo, haleluya, ntabwo yaba mu makuba, ntabwo yaba mu burwayi, ntabwo inzara yaba nyinshi, ntabwo apfa yatera mu gihugu, umuntu watitirije imana, umuntu wakiranukiye imana, ntabwo imana ijya imureka. Umukiranutsi w'imana nijya imwibagirwa. Ashobora kujya neza abantu akabona ntabwo abonye ubutabazi, ashobora kujya neza akabona ntabwo abonye ubufasha, ibisubizo by'ibibazo afite, ariko ndagira ngo ngubwire ngo imirimo y'umukiranutsi ntabwo ijya yibagirana. Imbere y'imana ihora yanditse, kandi imbere y'imana imirimo y'umukiranutsi ibihari. Imirimo y'imana ntabwo ijya isibangana, imirimo ukoze imbere y'imana irayandika, kandi igihe kiraje kugira ngo imana izane ubutabazi. Imana ishimwe cyane, imana ihimbazwe. Ndatangariza abantu babaye, ndatangariza abantu bashonje, ndatangariza abantu bafite ibibazo, ndatangariza abantu bafite uburwayi bwananiranye, ndatangariza abantu bafite ibigeragezo bidashira, ndatangariza abantu bafite amadeni yabananiye, ndatangariza abantu bafite amakredi yanze kwishyurwa, ndatangariza abantu barenganyijwe, ndatangariza abantu bafite cyamunara, ndatangariza abantu bafite ibibazo bitandukanye, ku abatitirije imana bakayizera. Imana ubwo abantu bajya neza abantu bagenzi babo, imana ntabwo izabura kubarengera, ntabwo izabura kubatabara. Imana izanye ubutabazi, imana izanye igisubizo, imana izanye ubutabazi, imana izanye ubufasha, imana iragutabaye, imana irakurengeye, kuko bayititirije, kuko bayisunze, kuko bayigumye imbere, kuko bayiringiye, kuko wiyirije, kuko wasenze baguseka, kuko wasenze bakuvuga, ariko ukakomeza ukihangana. Imana izanye ubutabazi, imana izanye igisubizo, imana ije kukurengera, imana ije kukugirira neza. Ndatangariza abantu, ndatangariza abanyamasengesho, ndatangariza abanyamwuka, ndatangariza abaririmbyi, ndatangariza abavuga butumwa, ndatangariza abanyamasengesho, abakristo, ndatangariza abatarakwemye gutitiriza imana, ko imana izanye ubutabazi, kandi imana ije kukurengera, kandi imana ije kukugira neza. Uyu munsi ndagutangarije, wowe umurikiye, wowe wari ubabaye, wowe wari ushonje, wowe byari bicanze, wowe wari ubuze icyerekezo, wowe wari ubuze inzira, wowe byari bicanze, wowe wari ubuze aho ugana, wowe bari bataye, wowe umuryango yataye, wowe abo wari wiringiye, ibyo wiringiye wari ubonye bibaye ipfausa. Ndagira ngo ngutangarize yuko kuko watitirije imana, kuko wizeye imana, kuko watabaje imana, kuko wagumanye n'imana, kuko wagumye mu buntu bw'imana, kuko utandagaje imana, kuko utataye imana ngo ujye kwiyandagaza, ujye gusambana, ujye mu byaha, ujye kwishahisha mu byaha, ukagomeza kwizera imana, ukagomeza kuyubaha no kuyikiranukira. Imana izanye ubutabazi mu kibazo cyawe. Imana tugire neza cyane. Imana izanye ubutabazi, imana izanye ubutabazi, imana izanye ubutabazi. Ndaguhanuriye mu ijambo ry'imana ko imana izanye ubutabazi, imana izanye igisubizo, imana ije kukurengera, imana ije kukugirira neza, kuko wayiringiye, kuko wayizeye. Ubuzima bw'umukiranutsi, ubuzima bw'umukristo ni ndakumirwa imbere y'imana. Imana ihora iregeye, imana ihora iri maso ku mukiranutsi wayo. Imana itugirire neza cyane. Amen.